Ibihe byiza ukurikiye ibiganiro byacu bivuga ku buzima. Ni muganga Theophila muri kumwe nk'ibisanzwe, aho uyu munsi tuje kuganira ku bimenyetso mpuruza ku mugore utwite. We rero ukunda ibiganiro bivuga ku buzima, wowe ukunda byinshi bisobanura uko ubuzima buteye, uko bukurikirana, uko bwitwara, bana natwe ukomeze wige byinshi, ukomeze usobanukirwe. Nkomeza gushishikariza abadamu batwite, abitegura gutwita, kuza kumva iki kiganiro kuko kirabafasha kuzamenya uburyo bitwara muri bya bihe bazaba batwite. Ikaze rero, kora subscribe niba utarayikora kandi ujye ubona ibiganiro byacu hakiri kare ubashe gusobanukirwa na byinshi. Mu busanzwe umugore utwite hari ibintu by'ingenzi aba agomba kwitaho, hari ibimenyetso mpuruza aba agomba kwitaho bimubwiriza cyangwa se bimumenyesha ko agomba kujya kwa muganga mu buryo bwihuse. Muri ibyo bimenyetso rero mpuruza, icya mbere nakubwira ni ukuvira ku nda. Niba utwite ukabona uri kuva uyu munsi, ukabona umunsi wose urashize byanze guhagarara, nyamuneka nyarukira kwa muganga kuko icyo ni ikimenyetso mpuruza gishobora kukwereka ko inda ifite ibibazo ishobora no kuvamo. Ikimenyetso cya kabiri ni ukubabara umutwe. Impamvu twabwira ko igihe umugore utwite afite ibibazo byo kubabara umutwe, akenshi tuba dutekereza ko hashobora kuzamo n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Igihe rero wumva ubabara umutwe cyane, uba ugomba kujya kwa muganga bakagufasha, bakagusuzuma. Ikimenyetso cya gatatu ni isereri. Ukumva umugore utwite arahorana isereri. Niba ujya ugira isereri, ujye utekereza ko ushobora kuba urwaye umuvuduko w'amaraso, hanyuma ugane kwa muganga bagukurikirane kuko ibyo ni ibimenyetso byose bishobora guteza ingorane wa mwana uri mu nda, inda ikavamo. Ikimenyetso cya gatatu ni ukuruka cyane. Ibi bimenyetso kimwe no guhinda umuriro, ibi ni ibimenyetso bishobora kukwereka ko ushobora kuba warwaye, se ufite malariya. Malariya rero nayo ni indwara mbi cyane ku bagore batwite, ku buryo ishobora guteza n'ingorane z'uko inda ivamo. Ikindi kimenyetso ugomba kwitondera ni ugutakaza ibiro. Ugasanga umugore utwite aho kugira ngo ibiro byiyongere, ibiro biri gutakara. Ubundi umugore utwite aba agomba kugeza igihe cyo kubyara yariyongereyeho ibiro hagati ya 6 na 12. Ibyo biro rero iyo utabyiyongereyeho, ufite ikibazo, ufite ingorane z'uko ubuzima bwawe butameze neza, uba ugomba kujya kwa muganga ukisuzumisha bakakurebera ikibazo ufite. Ikindi kimenyetso gikomeye cyane abadamu benshi bakunze guhura nacyo ni ukubyimba ibirenge. Nyamuneka nubona uri kubyimba ibirenge ujye kwa muganga hakiri kare. Birashoboka ko impyiko zitari gukora neza, zitari kuyungurura inkari neza, ukagira ibyo bibazo. Ni byiza rero kujya kwa muganga bakagusuzuma, bagafata ibizamini, bakamenya ubuzima bwawe bumeze gute mu rwego rwo kurinda umwana n'umubyeyi. Umugore utwite agomba kujya kwa muganga gupimisha inda, guturuka inda igize amezi 3, ibyo twita ibyumweru 12, kuzamuka etape par etape kuzageza igihe abyarira. Byibuze biba byiza yagiye kubyara yarapimishije inshuro 8. Hari ibindi bintu rero bisanzwe cyangwa se dukunze kubona ariko umugore atemerewe, atagomba gukoresha mu rwego rwo kurinda umwana uri mu nda. Nk'icyo nakubwiramo, umugore utwite ntabwo yemerewe kunywa imiti abonye yose. Impamvu tukubuza kunywa imiti ubonye yose ni uko hari imiti ushobora kunywa ikagenda igateza ingorane ku mwana yandi ikavamo. Niyo mpamvu rero tukubuza kugenda unywa imiti ubonye yose. Ikindi kintu umugore utwite agomba kwirinda kunywa itabi, agomba kwirinda kunywa inzoga, agomba kwirinda kurya urusenda rwinshi kuko ibi byose ntabwo ari byiza ku mwana atwite. Ikindi kintu umugore agomba kwitaho, umugore utwite agomba gukora siporo nkeya yoroheje mu rwego rwo kugira ngo akomeze yagure ya myanya izamufasha kubyara neza.
ikindi kintu cy'ingenzi, umugore utwite yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Hari abantu benshi babitinya akumva se ariko biri bubangamira umwana, ariko ntabwo bibangamye, biremewe. Niba rero wowe udukurikiye utwite cyangwa se umugore wawe akaba atwite, ihutire kumenya nimba ibi bimenyetso hari na kimwe ahura nacyo, mujye kwa muganga. Ihutire kumuhereza kino kiganiro abashe gusobanukirwa n'ibimenyetso mpuruza, hato ejo atazahura nabyo akabura uko yitwara, akarenda agira ingorane z'uko inda ivamo. Wowe ubana natwe buri munsi kandi hakaba hari ibindi bibazo wibaza ku bijyanye no gutwita, twandikire turagusubiza, turagusobanurira, ubashe kumenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi utwite. Mwibuke gukora subscribe, mukore share ku nshuti zanyu, mutwandikire muri komenti, dukomeze twibanire, twubake ubuzima buzira indwara, twubake ubuzima bwiza. Nkeka ko nta muntu n'umwe wifuza kurwara, nta muntu n'umwe wifuza ingorane, twese buri muntu yabona biza, ariko ntawe ububyifuza. Aka kanya rero twebwe turi kubifuriza kugubwa neza, kumererwa neza, kugira ubuzima buzira indwara. Uwiteka abarinde, abiteho, abahaze uburame, abahe ibyo mwifuza byose, kandi inzira zanyu zose zishyiremo umugisha. Mugubwe neza, mukomeze mubane natwe, mwunguke, mwige byinshi bivuga ku buzima. Ni muganga Theophile mwari muri kumwe mu kiganiro Rengera Ubuzima.